gira bati gukubita inka yimbye inkoni ubushaka wayoroye nuko ndababaza nti none si bimutwaye nibiki barambwira ati mwana wacu ibi ni ibicuba tugiye gushora inka bazungu bazibonye ngo niza kizungu ndabahakanira ntimuravuga ibindi bizungu baturusha amataje n'amatiku nibaturusha gutunga i Rwanda tugira inzuri baturaducyuriye wagahunguwe nisinda agahungu ndi ikigabo burya ndi imfizi yipfupfuye rupfunya ntambara gatsinda nibanye bapfa kurera bacumi yaramugeze kure ayi wishyamba ryarahiye riramera ishe gashu ishe nyagatoma umugore yarankubise ndigendera urabazi abapinganye sengira ngo niba bandi babasa nk'abakobwa kandi arabahungu genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye ndabashimiye cyane kandi ndabashuhuje ko turi kumwe muri rwa rugendo. Turagarutse muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi. Nitwa Samu Gakire, Jerry arahari, duherereye ahantu bita muri Ararume Business Center, ni ku Kagogo. Nahantu ushobora gukorera ubukwe, nahantu ushobora kubona sare, nahantu ushobora kubona amacumbi. Ubwo abantu bari kureba iki kiganiro bafite ubukwe cyangwa se bateganya gukora inama, muze ni hafi ya Kiliziya, ni kuri Alarm Business Center. Ikindi turi kumwe mu rugendo ugomba kuba wariye kandi umeze neza cyane. Aho kuriraho nta handi ngira ngo yabonye Vava yicaye hano uhita wumva ko restaurant imwe mu Rwanda bayita Gift. Aho hantu hagere ni mu mujyi mu nyubako ya Kigali City Tower hejuru ya Tekino. Ubwo rero tuhabona uhagere hari ibintu byiza cyane. Mukanya Vava araza kutubwira dore wavuye ku kazi, araza kutubwira ibintu asize bihiye ari ibiki kugira ngo twinjire mu rugendo bimeze neza cyane. Vava umeze neza? Imeze neza cyane ndashima Imana. Mukanya nari ndi kuvugana n'umuntu arambwira ngo gacyo wambabariye ukabwira Vava akanshakira akazi. Uko kuki? Nawe ngo akora nk'aka kazi wakoraga mbere. Kwa mu rugo nakakura heheze. Nako nabona. Oya ngo ari gushaka ko umushakira ngo akazi hari ukora. Hara kwa boss. Oya keretse nyine umuntu abanje kubaza boss. Boss arakwemera nawe unabimubwa mbwa ati mfite umwana nshaka ko umwakazi yabyemera nyamara. Aranyemera se mu biki? Nimba hari abakozi benshi ntabye nakora iki? Iyo umuntu nyine yatsakaza bitunguranye bisaba kubanza nyine ukabaza witonze. Tuzamubariza. Arugore hari Liliporo muramuzi n'umuhanzi Ebana. Bimaze mwigiye ariko ubu noneho yasize imbaraga mu bijyanye n'ibintu bita ngo amazina y'inka. Vava afite inka se ugomba kuzivugira amazina zose, arashaka kubwira amazina yazo uzikorera akantu. Akaba ari n'umuhanzi mu by'umwihariko unakunda Vava ati nkunda nyine uburyo agira confidence cyangwa se nkunda ukuntu yinjiye nyine mu murwa umujyi ugahita uhubangana. Liliporo mambo vipi? Ndaho ndashyukwa. Urashima Imana? Oya ndashyukwa. Imana cyo ko bari muzima. Abari muzima. Okay. Imana ishimwe cyane. Vava kuhise reka ndarengana ahubwo nta turirimbira najyaga numva hari abasaza bajyaga baririmba kera bakaririmba ngo amazina y'inka. Nta kantu wafashemo? Ubwo nyine nanjye tamahamba nkahimba indirimbo nkavuga nahuye n'abasaza bashoreye inka bagendaga baganira bagira bati gukubita inka yimbye inkoni ubushaka wayoroye nuko ndababaza nti none si bimutwaye nibiki barambwira ati mwana wacu ibi ni ibicuba tugiye gushora inka batishe hishe cyasha ishe hishe
hishe gaju hishe nyagatoma. None rero nawe ubwo report ubwo bundi wagakwiye guhita ugira yayisagwamo mu mazina y'inka. Ubwo urumva urahetumira nk'umuntu ukubisemo vasi ya hip hop. Harya iyo ndirimbo waruririmbye ushobora kuririmba kandi kantu gato kugera report ahite afatiraho mujyane mu werahita akomereza. Natankomereza. ngeze kwanza indirimbo nyinshi. Akusoreje kuri iyo ngiyo y'inka. Ngenze indirimbo nyinshi ubwo ari mu mahamba ndatanye mu mazina y'inka. Naririmba ahubwo we. Kandi naririmba. Nashaka kandi gatoya. Oya. Ndatambona ukuntu nzamuka. Ngo nukugira ngo muze guhurira mu njyana ni. Turazamukira ko yanjye ririmbi yawe. Ririmbi yawe. Ukuntu ngo ahuye nabo basaza ibyo bari batwaye nabari ufatira nta kibazo. Nyine bari bashoreye inka. Bagendaga baganira kugira ngo ari buze kwinjira muri beat neza. Ari buze kwinjirira kandi mu yawe. Arya vava afite. Bagendaga baganira bagira bati gukubita inka yimbye inkoni ubushaku wayoroye nuko ndababaza nti none si bimutwaye nibiki barambwira ati mwana wacu ibi ni ibicuba tugiye gushora inka batishe hishe cyasha hishe gashu hishe nyagatoma. Abazungu bazibonye ngo niza kizungu ndabahakanira ntimuravuga ibindi bizungu baturusha amataje n'amatiku nibaturusha gutunga i Rwanda tugira inzuri baturaducyuriye wagahunguwe nisinda agahungu ndi ikigabo burya ndi imfizi yipfupfuye rupfunya ntambara gatsinda nibanye bapfa kurera bacumi yaramugeze kure ayiwe ishyamba ryarahiye riramera yayinura turisha uragarira kandi abatarigenda bahiye ibirenge ngumbona gari agahembe karekare nyamunira gakoza mu mutani ibikombe bigataka ngiracumitisha iry'iburyo iry'ibumoso rigapfana gahinda mbengeri ya ngenzi rugamba turazigira yewe ziraganira nk'abagabo bajya umugambi mwangabo abatazigirana ibihebe bahumurima nizaziba cyangwa Paul Kagame azaboroze. Wow. Ufishemo izo nka avuzemo nizawe asizemo cya kimasa cyawe hamwe cyitwa ngo iki Munezero. Indi kitwa iyindi yitwa cyasha na Munezero. None se ihene zo ntago ujya uzita kareka ngonde nkakurushe urumva mese mvuga ko inka ze abazungu bazibonye bakagira ngo niza kizungu. Munezero kandi ari inyarwanda ubundi inka y'inzungu ntago aba ari inka abareke iriya si inka ni iya kinyarwanda nitanga umukamo amata ameze neza gorata. tuzajya Nyamasheke gusura inka ze tuzagutwara ujye kuzivugira amazina. Bra meze neza nzajyamo abantu bazajya bamumbaza ngo bavugire imivugo mu bukwe nzajyamo hamagara yaraza no kubwira abantu nimero ze ariko nawe uzajya uzitanga nk'umuntu azakoza ati wa muntu mwari muri kumwe ubwo araza kongera gushaka kandi kantu atunyurizaho. Valentin kubera icyo utajya usuka yewe ngiye ibintu byo gusuka birananira kubera iki ndabinca amafaranga menshi ahubwo ibyo ngibyo byo kubya buri munsi gushyira amafaranga yo gusukisha cyangwa iyo yabonye ukabona ari 10 na bingahe tubaramo ihene nyine baramenda bari menshi. Urayabuze se mana yanjye amafaranga y'imisatsi bari menshi kubi. Se nta muntu ugira wagukoreshereza wahehe se sheri nkunde se wagukoreshereza imisatsi n'abahungu bagukunda umva nawe pe nta n'uwari wayinkoreshereza kuva nabaho kuva nakitwa jewe kore abantu baba bari kukubwira ko bagukunda ubiryaho umva nabo pe. Abantu muri no minsi bari kuvuga ngo wenda nizo nkuru abantu bamaze iminsi bavuga babona ngo Valentine yabaye inzobe Valentine aratwite mbwiza ukuri yasi umuntu abaye inzobe yabatwite mbwiza ukuri Valentine
ninjye nawe noneho nkabyara se nzaba ningira amahirwe nkabyara nzaba ntomboye nukuri abantu babuze abantu umve baba bari kubeshya ikaba ifite comment 2,000 nta kintu kinini ako ibikurusha wowe ubwawe na dore imbogo yawe iyo irakunzwe iri imbere usu ntawe ugitamukana ukumva barayicuranze iya Bruce Melody yawe ego ko kandi mu mujyi ariko kazi bakora niko kazi bakora n'abamotari njya numva bagenda bayicuranga na bariya abagabo bafite amavatiri bigira hariya ku Saint Paul bari Saint Paul bari Saint Famille ese ntabwo abantu bo mu cyaro baraguhamagara kuvuga ko bagiye bayibona baramamagara abanyumvishe kuri radio abakongomani bibukavu nyine abantu benshi baramamagara harya Valentin wabaye Kamembe wigeze ukora Kamembe kandi ya ndirimbo kabeho ngoma narayikoreshereje Kamembe ndavuga warahabaye wigeze uhakorera ntabwo nahabayeho nagendaga nkongera nkagaruka nyine nkasubira mu rugo hari umupapa wambwiye ngo n'umukobwa wanjye yabaye wanje w'ikamembe uwo ninde subwo uwo ninde umupapa ngo wabaye iwe kase ninde tari wawe ndufite uruganda rutunganya imyuka ijya mu bitaro mashaza niba ari mashaza gashaza ni gashaza umugore ni inshuti yanjye ko ntabwo nigeze mpayota yarabimbwiye arampamagara arambwira ngo umukobwa yabaye iwanjye ndavuga nti kumbi vava yanabaye ni Kamembe reka nabaga nagiye gukoresha indirimbo ariko afite umama w'inshuti yanjye mwiza nkunda ubahwe reka dusuhuze gashaza n'abantu bari Kamembe tubasuhuze ubwo nuko bimeze cyane Kamembe hubwo abakire inde undi mukiruzi hariya inde nzi nanone ni bari Pierre bari Peter n'abandi benshi mba naza amazina yabo na batrozoro nyine ahantu najya gukoresha indirimbo bafite akantu k'agakantine ukuntu ese aho kugira ngo ushyingirwe n'umuntu ufite imodoka ntiwashyingirwa n'umusitari indese ufite imodoka ngendana nawe njyewe uriya mugabo bavuze ugiye kukurongora ukubeshya rega biriya ibintu bakubiseho ntazi n'isura muntu ndamuzi use iyo boga ari haruguru ntago mwabana reka njye nzashaka mu cyaro iwacu ndi munyacyaro nzashaka mu cyaro riripo kandi wari wambwiye ngo ukunda vava umudamu wa mashaza nibutse ko yaje no kundeba hara muri gifted ejo bundi yari yaje kurangura ikigaranyura hariya vava ndamukunda cyane umukundira iki mbwira nk'ibintu byibuze umukundira vava ni umugore uzi gutekereza kandi uzi gutinyuka nkatinyuka ndetse ntabwo ari gutinyuka umuntu ngo umumenyere ariko uratinyuka mbese ibintu byose bijyamo wese ntabwo bugira bigaragara ko uramutse ufite bizinesi yawe ntabwo ushobora guhomba cyeka ari satani urahomba da nyine ndavuze ati ari satani ufite ubwenge jya baradakwitegereza ibiganiro byawe byose ndabireba njyewe nasa mbwira Sam ati uriya mukobwa ndamukunda aravuga ati ntibibaho urukundo rwa gifana se cyangwa rwa ndese yakunze rwa gifana se yarabikubwiye se n'ubu ndamuhamagaye uzuba ahantu avuye ntago z'urugendo yakoze yaravuye mvuye ahantu kure cyane aramamaga ati wa muntu tugiye kubona ngwino ngo uze n'umuntu ko nabyibuze umusuhuze yaje no kukureba ahantu wari uratinya kugusuhuza haraho indirimbo ziwe ko ntari nazibona ndaza kuririmbira ku mitomba uturimbo tw'urukundo nkazazindi zakingi James King James aririmba ibiki indirimbo yajyaga aririmba natwe twayifanaga turira mu cyaro kera ariko umunsi ayisohora umva ahantu hose hari hahiye iyo bita ngo iki ngo ari umukobwa wo kwa Veneranda ahantu hose hari hahiye waciye ibintu harya itangira ngo iki ntabwo nibuka Gambatera inkuru y'umukobwa mwiza wibera mu cyaro kandi yaciye ibintu abasore baramukunda ariko abakobwa niba mwiyumvamo
ngo bamwite umwibone nuko itangira akora mukobwa buriya si nk'uw'inyamasheke simbizi n'ukuri niwe uza Nyamasheke nta mukobwa ujya uhabona waciye ibintu nawe njya mbona ese undi yavuze ngo umuntu yaciye ibintu vava ubyumva ute wowe wenda nyine abayirata wenda yirya abasore bose yarabakatiye nese navuga ngo iki nta muntu ujya ubona hariya muri karitsiye zanyu uvuga ati genda wa mukobwa uri mwiza ubona abasore bose bamwirukaho oya iwacu nabo njya mbona ko nabonye Nyagatare bava uri gusebya akarere kacu ka Nyamasheke ntabwo ndetse buriye n'uwuhe ihereho reka ntabwo n'undi mama mwiza namubonye Karongi yakoraga mu karere ka Karongi ahubwo ushobora kureba umuntu w'igitsina gore ukabona ari mwiza muri gift ujya ubabona ariko benshi benshi cyane iyo bashuti banje ari ukuntu bavuga ngo y'umukobwa nk'ubu areba umugenzi akabona ari mwiza ngo abagirira ushaka kuba ngo yanabumutinganye abatinganye urabazi abapinganye ngira ngo niba abandi baba basa nk'abakobwa kandi ari abahungu n'abantu baryamana bahuje ibitsina reka ntabwo ibyo ntawe bitabaho danga ubona umukobwa uvuge ngo ni mwiza cyangwa umumama n'abasore ujya babona beza cyane ajya utinyuka ko uri umusore yakubonyemo gutinyuka ukabibabwira nyine haba harimo abasore beza ariko nanone umuntu aba mwiza ku mutima ntiwabona umuntu ngo ni muremure ngo afite inigeriya ngo afite amabuno ngo afite ibiki umuntu akubera mwiza iyo mubana bitewe n'umutima we ashobora kuba afite iyo fese igaragarira abo hanze ko ari nziza ariko umutima we uteye nabi umuntu mumenya ko mubana wamugana ntabwo amenya imico kandi haruguru ririporo yigeze kuba afite umugore yagiyeho umugore wawe umugore yarankubise ndigendera hari kubeshya arata ntabwo mbeshya wese nakicano ndi kuri televiziyo abantu bari kutura ni benshi ntabwo nazana ngo mimbe ibintu aragukubita se ari umugabo gusa nyine ntago muvuze izina ariko ariyumva akomeye yajyaga agenda akajya mu bagore noneho yataha agataha nyine ari kwisetsa nyine yihwereje yishe nabi maze yarangiza agataha nyine akaza yisekesha umugore akamusumira akamuhonda guhura yari akagabo nyine kamagara make abaga ari ku manywa turira muri Kabirongo turi guhinga mu Mutara akamukubita yarangiza akaguma mu nzu umugabo akaguma mu nzu nasohoka agasohoka hashize iminsi kubera guseba rusiripo ko umuntu abona ari umusore ubwo umukobwa yagukubise gute ni ukuvuga ngo muri sosiyete tubaho twese tujya akazi ko guhiga rero urumva idafite akazi kari permanent iyo uguma mu nzu se wowe urana nka vava afite adresse butuvugana ariko mbere nta adresse arafite n'uba adresse avava umushaka tumenya ko muri gift restaurant ubu bava umushaka kuvuga uti twese tuzi ko akora muri gift restaurant ona gift restaurant umukozi hari amasaha umukozi atangira akazi na asoreza akazi kimwe nuko ashaka kugira abakiriya benshi none bakavuga ati urabona ko dufite abakiriya benshi uretse gutaha cyakoze wenda turagwinsimbura mu byizi y'aya masaha uri bukore ubwo urumva rero nkanjye akazi nkora niba ndi bugiye kuvuga amazina y'inka mu ntara urugendo ngiye nk'Ikarongi niba ngiye kuvuga amazina y'inka nkagenda nkagerayo wenda nkakatisha imodoka nkabona imodoka ya saa moya wenda ari bwiri buveyo niba ni uko saa moya nka wenda cyangwa se nimba ndi mu ngamba cyangwa se ndi kwemusinga umugore akamamagara kuri telefone akambura simwitabe agavuga ati wari mu bagore message zidashira uri mu bagore mu ndaya none ukareba ukuntu uri buhamagare usobanura ibintu utakoze utanarimo ukabona n'ubusa ukabyihorera watarubuga ugasanga ikibazo akavuga ati subiraho uvuye ngero ndo buriya ngiye mu bintu biho ninya kwisi ninya kwisi uraturyamishije oya ninya polisi nshobora no kwibona haranze ko nta cyana nakoze nkaca hano ndahitinya ninya polisi mu bintu bibaho nari ibubwo ni ukuvuga ngo ngewe nabyo avuga ati nimukubita urushyi baratabanjyana mageragere nkumva mfite umujinya nkata n'undi akamunda yataga ambwira ati
so kugenda abona abandi bagabo bakanya accelerate ariko ubwo yarashaje umuntu ngo wishyura inzu oya ngo umuntu ngo wishyura inzu ngo umuntu wishyura inzu bakakuraza hanze nkagenda nkajya kuri abashuti banje urumva yaragusoraga mu nzu mukodesha ataga kamwe ngo subira aho uvuye urumva aranyirukanye ibyo ngibyo uvuze rero gutya nkodesha iyo mva ngo iyo mbirenga no nkinja mu nzu nanigeze kubikora ariko umunsi wa gatatu ankubita urushyi ndavuga ni umuntu nimusubiza akabandagara hasi uratabanja nakoze ikiraro nyama n'utagenda ubutagaruka uko nambaye niko nagiye hashize icyumweru arandika ngo nataye urugo amahirwe nuko najya abantu bose babireba ndavuga ni nge rero kugira ngo mbane n'ikibazo naho icyo kibazo ngashaka njya gushaka igisubizo ariko Samu birashoboka hari iwacu ku kazi hari umugabo abari mu gikoni ari guhekenya amenyo ahantu hose ari ntavuga none wajya mu gikoni nko gufata ifoka akakubaza ngo ugeze hano gukora iki nanjye ntese icyo uri gukora hano ni igiki ko icyo uri gukora aricyo ndi gukora noneho nguwo mubana mwajya muhora mu Rwanda ntago nabihakana ikindi nakoze muri hoteli igihe kinini cyane hafi imyaka 5 nakoze muri hoteli ndi umuseriveri nkora no mu gikoni nkora no muri housekeeping ibijyanye no gusasa ariko nakozemo n'amasuku nahereye mu masuku nyina nzamuka bo mu promotion ko ndi bya hoteli nabyiza manager ikintu cya mbere mu gitondo yabwiraga abakozi yataga tubwira nicyo kintu nagenda n'ubwo nyigenderaho yavugaga ati niba ugeze mu kazi ibyo mu rugo rwawe by'umugore n'abana bawe ibya mama wawe na papa wawe iby'inshuti zawe ubisiga kuri gate winjire mu kazi uri guseka winjire mu kazi ibyo bintu wabyirengagije nanjye rero iyo nageraga mu rugo ibyo nabaga mvanye hanze byose ufitanye abana twari dufitanye umwana umwe ariko n'umwe utacyamufitanye ariko yego nitubana nakubwije ko nabwo nifuza no kunya kubana nawe ubwo umwana akabana nande urumva umwana yaramunyemye yaramufite ariko ntacyo bintu wenge menye ukamuha amafaranga y'ibyakeneye nge menye inshingano zanjye z'umwana nta kindi byaguteye kumva ko wenda uracyari muto byaguteye uzongera ushake cyane ahubwo ndashaka noneho se ushatse uzajya noneho agukata n'inzembe nshobora uriya wasanga yaryaga igufa noneho nkaza n'urimira bunguri rero Samu hari umugore hari abantu ntabwo bateye kimwe hari umugore ugira amahane mukuri ntago waba uri umuntu w'umugabo ngo uhere ku wa mbere utaha saa sita za nijoro umugore wawe atazi ngo ucuriza hariya uri umumotari se uri gupima hariya runaka niho ariko ko nanjye mvuyo nahamusanze ataha bwije tuba tubiziranyweho ugataha nijoro rimwe na rimwe hari n'ubwo gucunga kumva telefone yawe uvugana n'abandi bakobwa akavuga ati byanze bikunze nta handi abari gusambana kuko ntago nibaza niba umugabo yataha ninjoro buri munsi utazi icyo akora naho abari iyo uzi icyo akora naho abari ntago uremererwa mu mutwe ngo umugabo wanjye anca inyuma ariko rero nawe ugenda ugataha ninjoro buri munsi ntago yabura kwibaza ahantu uburi ese musubizeho ndaje mubaze nanjye nawe pe ibyo uvuga nibyo pe nshobora kuba ndi hano ndi kwiyeza kandi koko kusanga ikibazo birashoboka nawe ivuga meza kandi amabahari nakubeshya n'abantu tano barabizi nge no mu buzima bwanjye busanzwe sindarara mu kabari yewe sinjya no mu kabari urumva nge no kuvuga ngo reka nguze kuri undi kugira ngo tunabane uko byagenze nge nakubeshye pe ntabwo nafite gahunda yo gushaka pe ahubwo ngewe twarakundana muteye navuga ni noneho ngewe aho kugira ngo umwana wanjye abe mu gasozi bikamuzane tubana n'umuntu wangira inama umanze twayangura espionne arabimbwa ati bana n'umwana wawe ndamuzana nk'urugero rworoshye niba yaramaze kubyara inshuti zanjye zikansura zigashaka kunsura akabyanga umanze twayangura yaje kunsura arabyanga ari kumwe n'abandi bakobwa bitwabana na barakina muri Stimedi n'izindi inshuti ze navuga ati tugiye guhemba umuvandimwe nk'umuntu wajya udusapotinga muri gumaguma niba akeka ko ari inshuti zawe no baraje namubwiye ni baraje aramwanga izo ndani zinjira iwanjye nyine no burenganzira bwe urumva kandi ubundi urugo n'urugendwa ni ibaza abantu baje kuguhemba bazanye imodoka ibintu baguze bashyize mu modoka byanze ko binjira iwawe ubwo si koko uwo muntu koko nyine niba afite agahinda mu mutima ko ari inda zawe afite uburenganzira ese baba ko tujya wenda uretse kwita ujya bavuze ngo umuntu ni indaya kuri we abakora iki iyo bavuze ngo umuntu ni indaya se uriya mukobwa ni indaya
nyina barinda nyina ari umusambanyi. Hari umuntu wari wabona ari gusambana gutya amaso ku maso? Ngewe uri iwacu byarahabaye, umugabo yavuye Kamembe araza azana moto. Arangije umugore aramubeshya ngo umugabo we ntawe uhari. Azana moto ayisiga ahantu mu Gakongoro hafi yo kwa mukuru wanjye wo kwa data wacu. Arazamuka aragenda ajya kwa wa mugore. Noneho agezeyo barambura bajya mu buriri bararyamana umugabo wa mugore, ariko byumvikana ko bari bagize gute babisezeranye. Umugabo wa mugore araza amuhagarara hejuru ngo ni icyuma. Nge sinari impara, ariko niyo makuru batanze bageze hehe hanze. Noneho umugabo abona atari bugume muri yanzu ngo bagume barwane bikunde, nyirurugo amurusha imbaraga aramucika aturumbuka ku musozi yambaye ubusa. Noneho twari turi guhinga tubona umuntu atunyuzeho. Noneho mukecuru wanjye atese ntahateye umusazi. Ati hari umusazi unyuze nahangaha, ati w'inzobe wambaye ubusa, ati murahunge muvare n'abana mu nzira, ati sinzana umusazi yaturutse. Undi ati ngewe ntago ndi umusazi, ni mu ntabare mugire gute mumfashe. Araguma ari rukanka ntiyanahagarara, aramanuka yitera mu rugo rw'ahantu bita kwa Yohana nyine Gatumbazi. Noneho bamubonye nabo barakinga. Bakinze umugabo waho ashiri anyirahagara mu muryango nyirabereye ku rugi, akajya amuvugisha ari mu muryango nyiramubwira ati ntabara nk'ikintu ntambari. Bamuhaye umwenda arakenyeye bati ngaho icara ubanze utubwire ibintu bikubayeho. Umugabo arabatekerereje, barangije bati rero ujye ku muyobozi wacu w'umudugudu ajye kuguhesha imyenda yawe ubanze wambare, noneho urubanza rugire gute rukomeze nyuma. Abandi bagiye gukubita ya moto umugeri bayizamuye bagesheje hehe iwabo. Umugabo yaraserereye kandi ni umugabo mwiza kuba wari Kamembe w'umusirimu. Umugabo umuyobozi agiye kumuhesha imyenda arambaye. Uzi ukuntu byarangiye babitesheje agaciro, kuko bamusohoye agatumbuka ku musozi yambaye ubusa, na moto ye barayibaka bayihanyira ngo nayijyane ngo n'urugomo ruta. Ariko nge nabibonye mbona kubone ku manu. Ako ntabwo wabonye bari gusambana, wabonye ari kwiruka. Wabonye bari gukora igikorwa uretse kubeshya. Nabona ari sibye bo ngabo, kandi nabo bagiye gusambana nibaguhamagara ngo ngwino. Kandi nawe ugiye aho bari waba nawe uri igikenge banagukubise ntago babagize gute baguhoye ubusa. Ese ushobora kwemera ko wenda nk'umuntu abikubajije, simbikubajije, nk'umuntu akubajije ngo ese uri isugi cyangwa wataye ubusugi? Nyine ari umugabo wawe ushobora kubimubwira ati narabikoze cyangwa ntago nagize gute nabikoze, cyane ko usanga hari n'abahungu babyubakiraho. Yamara kubyubakiraho akavuga ati kugira ngo njyane uriya mukobwa najyana umuntu wabyariye iwabo kabiri, urasa umukobwa ni iki nyine ugasanga abasore bose bari kubivuga. Ariko ibyo ngibyo ni ibintu muvugaho mwebwe uko ari babiri, mwebwe mugiye kubana mukabyumvikanaho ku buryo bitazangewe rero imara n'impurugo. Hari umumama twaganiriye, uwo mumama yabaga mu Mutara. Noneho umugabo amuvana iwabo aragenda amwubakira inzu ya burende munsi y'igiti. Umugore acishuro nta rugo rw'umukonyine na rumwe atazengurutsemo acishuro. Umugabo yari wa mugabo utabwira ngo ubaka n'inzu y'amabati 10. Yari wa mugabo utabwira ngo tekereza ikibanza. Umugore arangije abyarana na wa mugabo umwana umwe arambwira ati jewe ntago nzongera kubyarana n'uyu mugabo, kubera ko nitubyarana abana bazajya bantesha umutwe kandi nta gitekerezo afite cy'ejo hazaza. Yatandukanye n'umugabo kuko batari barasezeranye pe. Arangije umusore wamujyanye ni umusore iwabo Abatanzania, nawe yabaga aho ngaho nyine bafite n'amafamu. Amujyana kuko azumuruho we abona zubaka kurusha wa wundi wirirwa yicariye mu nzu ari kugira gute ari koga, kuko yarazi kuri kuko yabaye muri cya giti, kuko yambaye ubusa, kuko yajyaga gusaba amati wabo, kuko yaryaga ibigori cyangwa ishyimbo bikuye hehe iwabo. Nicyo cyatumye agira gute amutunga. Uwo nguwo rero nsanze aho ari bakavuga ngo yatandukanye n'umugabo, nta kintu namushinze, kuko nimba hari umuntu wihanganye niwe. Imana rero yagombaga kumuhembera ibyo yari yaragize gute yakoze. Hari ukuntu rero nk'abahungu b'i Kigali baza n'abagore, ukareba umugore ngo afite ikibuno cyiza, nyamara wa mugore anywa inzoga y'ibihumbi 200 utazabona. Wa mugore anywa inzoga y'ibihumbi 50 utazabona. Kubasa kuriya, kuba yisize kuriya, afite urwara rugera hariya, ibyo konsoma ni byinshi utazabona. Nta n'akazi ashoboye ahubwo. Nta n'akazi ashoboye. Rero ngewe nk'inama nagira abantu b'abasore,
mfite marene wanjye nkunda cyane ajya nyicaza akambwira ati Varati ntuzabukire gushaka umugabo kuko gushaka umugabo nuko ufite ibanga ry'urugo ibanga rero ntabwo ari ryarindi ryo kwiruga umugabo mu gutwingurisha ringuri haningu bikiri biki nangize ngo ibanga n'ubusujya ahubwo oya nta nubwo ari byo yarambwiye ati kugira ngo ushake umugabo nuko uca bugufi ugashaka icyo gukora noneho wataha igihe washyingiwe muri ya makado watahanye ukagira akadimwe uhambura ukamubwira ngo iyi ngiyi izadufasha mu bibazo by'urugo rwacu hari igihe aba yarubatse ya nzu nta mafaranga afite yo kugura inka hari igihe aba yarubatse ya nzu mukuru we afite moto ari umukire agasazwa nuko mukuru w'ibyo afite atagize gute atari kubigeraho aho ari hose akumva ngo ni umukene aho ari hose akabona nta gaciro ufite ariko iyo utanye ryabanga wagera ukavuga ati ngibi 700 ni 800 ukabihambura mugakomaho nayandi yakadona yafite akabona moto iryo banga rigenda na hari mu kazi kagwamagara ngo umeze ute kandi agatakara akaguhesha n'iki n'agaciro rero byo ndi byo kuvuga ngo urashidutse ngo ubonye umukobwa ngo ni mwiza ngo ni umuzungu ntuzi uko abayeho ntuzi uko ateye iyo si systeme y'inyamasheke ko nta mukobwa numwe ujya gushaka atabanje gushaka amafaranga yo guha umusore oya n'abasore bagiye bababarira ngo basaba amafaranga nukuri umusore aba yaravunitse bihagije urumva noneho yavunika bihagije akaguma afite ibibazo noneho bya bibazo yamara nukuri hari ubwo uva mu bukwe ufite amadeni ateye ubwoba noneho baza kubishyuza aho ku mugore agatangira kubona kuri imbwa wowe kandi nta kutagize wajya kumva mu gitondo kumva ati umuntu nje kura amafaranga mwafashe irangi wanjye mwafashe ibintu ibi wanjye ntayo mwanyishyuye ukibaza amafaranga azaturuka ukahabura ayigitanda ati ni deni ukibaza amafaranga anasaturuka ukahabura ariko iyo wagiye urundarunda twadukaduka twegeranya ngibwo ubwenge bwa rugo ngiryo ibanga rya rwa rugo nta rindi urumva ko ibintu byose bava abantu bashaka babanene bamushake kabisa ahubwo njyewe Imana izaba ubushobozi njye ngingiza abandi bana nanjye kandi ahubwo nari nzi ko nawe ubu ngubu uri muri process zo gushaka umugabo nyine nzamushaka impe n'ubushobozi njye ngingiza abandi bana Kanyumva yarambwiye ngo yagufitiye sheri umva simbizi njye nta byambwiye mama kandi yarambwiye ngo afite ngo afite umusheri rero ikindi kintu njya mbona ku bakobwa binaha i Kigali bakunda ubuzima bworoshye kandi ubuzima utabushatse ntabwo wabona samu ntabwo wabona akavuga ati nishaka umugabo w'umumotari arajya nsigira 10,000 byo guhaha kandi natekereze ko umumotari hari igihe byo 10,000 yabibura kuko utajya gusoroma isombi hariya ngo uzuri sekure niba umugabo atabonye za nyamani ugashyiramo ubunyobwa gusuka rirya akumva ko umutima urahora uri ku buzima bworoshye kandi ni wowe ukwiye gufatanya n'umugabo wawe mukabushaka kuko ntabwo azashaka ubuzima wenyine ngo uvuge ngo sinajyara mu cyondo yongeye mu cyondo ngiye sesemi uramaze bari gushaka abakobwa benshi baba bashaka n'utuntu nyine babahaye baba baravukiye nyine mu mujyi bameze neza bakamenyera kwikarabira ku buryo utamwereka naho akura nk'ibijumba hari umuhungu w'iwacu wazanye umukobwa w'i Kigali arakena kugira ngo wa mugore azakira ubuzima bwo mu cyaro hanyuze imbaraga zikomeye bakajya barabatandukana akajya kumuzana akajya kwikura muri hoteli akamusanga yakajya kumuzana ariko ubu ngubu asigaze no guhinga nta kintantera n'imigozi icuritse n'ibitasigaze kwitera kandi niba abantu bafite ibijumba n'imyumbati bafite urugo rwiza vava nari nkubwiye ngo tujye kuvugisha Kanyombya Gakene bibi ndi kumwe na Vava turi mu kiganiro live Valentina wawe garagusuhuje Kanyombya atavuga se Kanyombya ashaka kuba nta network afite ibyo ari byo byose umugabo se ngo yamubonye hera ari umugabo yakubonye ariko turaza kubireba hirya ya uramwemera se ahubwo nawe nakemera je barate uzasubira Nyamasheke ariko ari uteganya ntawe nteganya ni wa musore waciye ibintu muri quartier wese reka uriya ni databuja nk'abandi ba databuja bose uranda se Vava kujya utashaka umusore muri Kigali no kubera nawe nashaka jewe
ajya kusimbuza abafite ibibuno byiza se ndi umusazi. ese ubu vavamo ubu nguterese wanyemera? Ntago nakwemera. none se ko iyo ngatari waba atari Kigali kubera ibyo utamwemera? Nyine sinamwemera kubera bi Kigali. ubu manutse nkavuga tugende njye kugutuza mu bushenge wabyemera? Wenda. kubera iki utanyemera ndi Kigali? Nikundira mu cyaro rega. Nikundira mu cyaro. ubwo nashaka ubwo n'umugabo akoze muri Kigali ni wabyemera? Umujyi wa Kigali tuwuzamo tukahahira ukaducumbikira, ariko biba bisaba ngo dusubire kuri gakondo yacu. bibe ngombwa se kare wo muhahira? Nyine niho duhahira, ariko siho dutuye, nta nubwo ariho tuvuka. Yego ibyo uvuga ndabyumva. Niho uhahira kandi byagusaba ko unahaba. ese wajya mu bushenge cyangwa za kanjongiriya? Reka nzajya naza Nyamasheke. bava kuba umukobwa akiri isugi cyangwa se akibitse ibanga rya gikobwa bimaze iki ubu ngubu akarinda ashyingirwa? Umva nyagasani, kuri iki gihe nta kintu bimaze, ahubwo kugira ngo ibintu byagutya gusa agafaranga. nabundi nta musore ubyitaho. umaze kubona ibyo bintu ushaka kuba ufite experience bava? Ubisugi nangurorere uvuko uri umwana w'umugore nta kintu bimubwiye, yigira mu bana b'abagabo. Ubusugi bwawe bugumana nta kintu bimubwiye umusore w'ubu. Abakobwa babikomeyeho, abakobwa bakomeye ku busugi bwabo. Ko ari isugi ashaka buryo ki agusambanya, ariko kazigendera ahandi hari ibyo ashaka. Ariko asika agize gute agusambanyisha. Ese biraba ari umuntu ari kuvuga ngo bira ntago ari gusamba? Azakujyana kandi ntakubwira ko atazakujyana, nakubwira ati wowe nzakujyana ntugire ikibazo. Ugategereza. Nta muntu wari waguha iryo banga ryo kazagutwara? Umwe se, babiri se, benshi. Ariko mwa basore mwubundi mwamudushakira iki kuri vava wacu kweli? Benshi nukuri. Ese nibenda kumeneka. Ngewe rero menyana n'umusore ubwa mbere, namenyanye n'umusore w'umusirikari. Arangije arambwira ngo ninjye kumwereka ku mukecuru witwa Mariya w'umupfumu. Dusezerana ko azaza kunsura buke bajyana Darifuru. Nongeye kumenyana n'undi w'umutunzi. Ucuruza inka. Ucuruza inka wo hafi y'iwacu. Ariko uwo mutunzi yari yarasabye. Noneho ngewe sinabimenya. Kandi ngiye Varatina iyo menyanye n'umusore umwe mba nzi ko ari uwo nguwo gusa, ntago menyana n'abandi benshi. Na telefone ngiye mana nagiraga amanimero nzandika ku gapapuro, noneho nkagenda nkamuhamagara kuri telefone y'abandi. Noneho bukeye se wabaje ipore shumbushe yabaga i Butare namubyara mama. Amuga ati nimumbare mu nteze Varatina aza gume hano umugore wanjye meze nabi, amfashe garase nzamukoherereza umugore wanjye nakira. Shumbushe araza arantora anjyana i Butare, amaze kunjyana i Butare ndagenda ngumayo nk'amezi 7. Noneho wa musore za nimero nyine ubwo ndazitanzita mu rugo ziri ku gapapuro sinibuka kuzijyana. Niba yagiye anshaka kambura ntumbaze. Uko yaje mu isoko twahuraga mvuye mu isoko, hari abakongomani b'ishuti zanjye Bukavu nasiraga amata. Tugatana bavuye gucuruza inka nanjye mvuye. Muza muganira by'urukundo. Noneho icyo gihe habaga hagezwe abakobwa wenda b'abatayeri, kuko nuwo yashatse nzi ko ari umutayeri. Noneho ngewe icyo gihe nta mashini nari mfite, akazi kukurambagiza akaza bariza ngo uwo kwande, yasanga uri umwana w'umugore, yasanga nta mwuga ufite, yongere kugira gute kuguhamagara. Ubwo muri ayo mezi 7 naraje nsanga Niba ngira ngo yari amaze nk'icyumweru kimwe ashyingiwe. Wagarutse yarashyingiwe? Ntabyo yigeze ambwira ngo Varatina ngo narashyingiwe. Noneho nkamuherekeza na papa wakadusangana ma. Turi mu nzira duhagaze mu nzira, papa akamunyuraho akamwakura ntanateje. Bose mwendabana ariko ngiye hunga nzajye hura muhungu. Umugwe gitumo marebe menye ari uwa hehe, menye n'umuhungu ngendana nawe uwo ari we, ari mu ntoki. Ndangije iwabo ntago nari mpazi, abantu bitazangangiye ruguru mu Kagarama nyine mu rukiko. Ndagenda mbaririza ngezeyo, barambwira ati se mvuga izina rye, barambwira ati si umuntu uherutse gushyingirwa vuba? Nti ati batsara mu midugudu hano urabona inzu nziza nshyashya iri hejuru y'umuhanda w'Iseto. Ati
wanjye mva ndatunguwe warababaye ariko ntabwo byabura ntabwo nigeze mbabara ahubwo natunguwe nuko bambwiye ngo yarashingiwe kandi we ntabyo yatungura mu kanwa ngo kubwire ngo narashingiwe rero uwo ngo nta kindi abagamije abafite amakuru wenda yuko nta wundi musore wari waryamana nawe atereka turyamane niyo yazamenya ko ndi umugabo nyuma ariko twaragize gutera twararyamanye nuko ndangije rero umugabo nyine barambwira ati afite umugore yagiye ntacyo agezeho none se ari kugera ku kinari ntuye kure y'iwabo tugahurira hehe mu isoko kandi nkabona ateye nk'iki nk'umugabo kandi ngiye numvaga mu buzima nta musore wanireta nta kintu ntanzagira cyangwa se nta mafaranga afite numva ko ari we wese yanireta afite inzu ku buryo nazabona homba n'ukugeza ubu ngubu byagize gute byapezemo numva nta musore udafite inzu nagendana nawe dukamo ibirenge ripo aho navuyemo wagiye kinywereye aho pe Kigali si umusore ufite inzu ubwo si umusore ufite inzu ninde n'abazifite usanga ari amakiriro niyo mpamvu rero nyine ntashaka Kigali rega iyo buri muco buri akarere n'umuco wako nimba aravukiye iwanyu ubona iwanyu bahinga bakeza bagahinga ibisheke bagahinga imyumbati bagahinga imiceri ukabona buri gihingwa bafitiye iterambere uzakura ari ibyo ngibyo bikurimo ariko buri gishoro cyo gukoresha bya bindi noneho igishoro nukibona uzajya gukora bya bindi ubona bakoraga ntago nzaza i Kigali ngo ndacuruza amafi ntarigeze nyacuruza nzaza ngo nicare i Kigali ngo ndacuruza ngo inyanya ntarigeze nzicuruza ahubwo ukura ubona imyuga bakora akaba ariyo ukurana nayo abantu babyumvishe ripo nuko bimeze ubwo abantu babyumvishe bava nuko bimeze ahandi hirya muri gift bimeze neza tumeze neza nta kibazo turashimira Imana Nyamasheke nago herukayo narutse ku cyumweru cyashize gusa mu matwa tuvugana nabo mukomboye cyane noneho ripo yarari kuvuga ngo ese nimba uri umuhanzi koko uramuririmbira nyine ndimbaho akaririmbo kamwe ubukene bushire iterambere ryogere buryo umuntu aburasa ariko naburasheje amuvandimwe ndashaka gusobanukirwa huye nimwigobera iberamye ahagorewe abagabo burya koko akaga kaba mwibahasha uko nawe umenya ikiminsi hatse habaho urumuri hakabaho n'umwijima ahari ikibazo haboneka igisubizo yemwe murajye muri menge tana nabo bakabya bagenzwa no kukuyobya umura wishavura shiri nimba nishavu utazakaza kura niwe wabaza umutavu habaho ikinyoma hakabaho n'ukuri umva urabizi uzi kuririmba wenyine arya karimba arimbye kuri ya modoka ya Nashiba yakoreyeho indirimbo bakita yitwa cyagukunda yakoze maze Shiba Karongi ngaho mutereho imitoma vava duhita dusoza reka muteme imitoma uko bivuga niko bikora unyibagiza abandi uburyo nkundamo bituma numva nanjye mbaye umugabo hey bagwete kila tubyine sarisa amuronga with you forever nabigize subject kukwita ma princess uri bonus nawe mu rukundo ntago ariyo iriya nayikoze maze atandukana n'umugore wanjye ndacyagukunda niyo wamuririmbiraga ivuga ngo iki yavuga ngo umuhazi yibagiwe indirimbo ye ari kubaza ukanamuririmbira kuva wagenda oya sindatuza Rwanda gaguzwa hose nkushaka sinkubone ibyo kurya nibimanuka sinora gatotsi wansize mu marira sinkubeshya wansize mu mwijima
iripo urukundo rugira ibyarwo iripo n'incuranga iyo ndirimbo iyo ndirimbo ari inyicura ngukunda sinwe rumwe rw'ibirara ubwo yo ntiyandi nayo nihawe niyawe nayo oya ni ya Kevin Kadi iyo ndirimbo urukundo ntago ari Rwanda rw'ibirara indirimbo ya narindi kuvuga ni yindi nose niyo uririmba kana nurugi iwabo barakanjuza bankora ngere barabanze niyo Bosco akakana nurugi ongera uririmbe Fafa nayo nzi nuko mba ngenda ntumva gusa ngiwa barakangiza iyo niyo Bosco bayiturugi ni byiza cyane Fafa abantu bamaze iminsi rero bari kubona indirimbo yawe iri kurebwa cyane dukurikize w'iki kindi abuza amafaranga ahubwo ngo dukore indi kandi uri muri management yangeze na mafaranga ahari oya ariko harimo indirimbo muri studio ziri gukorwa harimo umujyi wa Kigali indirimbo y'umujyi bayicurangiye hasi ntuzongera bayikore neza harimo n'indirimbo wakoreye FPR oya nayo izasohoka muri no minsi harimo n'indirimbo yindi nziza ni ugupfa gukora indirimbo buriya rega management igomba kubikora nka data bakuyunguye ntabwo biba byoroshye indirimbo twamafaranga menshi wowe nta kintu bikikurebaho ni ukwicara ugahimba gusa man umve boss se we amafaranga nayo amafaranga yarabuze ariko ntago wahita usohora indirimbo ese niba ufite indirimbo 3 muri studio urashaka gukora 10 nasada 10 sazivuge mu matora y'ubushize naramamaje umuntu ushaka gukora indirimbo nanone nzamamaza yego iyo ne nakoze nduva no kuri YouTube irahari y'amatora ngari ripo umuntu wari usanga uzi muririmba ku ndirimbo ye nawe agofasheho uzi mu ndirimbo ze dore imbogo si ubwara umuntu waba utayize koko ntacyo dore imbogo dore imvubu dore imara dore imbogo dore imvubu dore imara uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda nuko bimeze report bwira abantu nimero yawe ya telefone kugira ngo abantu bakeneye ko bakorera ubutahira report n'umutahira mwiza abantu bafite ubukwe umuhamagare kuri iyo nimero agiye kubabwira ndirwigiriza harwa mugabo utaje bakame n'imitima ingamba zimishije imituku nkabakame ndirwigiriza harwa mugabo utaje bakame n'imitima ingamba zimishije imituku nkabakame garitse megera gafite imigambi kujya ibwami ukeneye umuntu ushaka kuvuga amazina nka mukwe bwawe gutarama kwemusinga mukwe bwawe nimero yanjye ni 078 10 8 11 83 hari ijambo rero nibagiye kukubwira yego wowe niba ubona umudamu wawe niba wisubiramo kumva hari aho wumva ati nanjye koko nakoraga iki yego uzakihane ushake ibiceri nubiha abandi bakobwa ngo babirye ushake icyubahiro ku mugore wawe kuko niwo munezero w'umwana wawe ikintu cya mbere bivuze neza n'amasengesho abantu bansengera ikintu cya mbere n'amasengesho njyewe burasama iyo naganiriye n'umuntu nsubira inyuma nkavuga ntari kosa ko navuze gutya ariko nanjye hanamubwiye nabi uzi ko burya ikosa ari ryanjye burya babajwe n'iki ngiki wowe uzitekerezeho uko mwabanye kose mukimenyana kugeza mubyaranye aho waba warasabye ikosa ntuwibereke uri mubwiza ukuri musabe imbabazi kuko nibwo buzima bw'ejo hazaza bw'uwo mwabyaye kuko uzashaka undi ujye uvuga ngo nibura na wa wundi urakoze cyane nuko genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire